Nongeye kuguha ikaze kuri Leo TV Entertainment. Ni inkuru ikomeje kugenda ivugisha benshi nyuma y'uko Nyampinga w'u Rwanda 2016 Mutesi Jolly yasubije abibaza aho akura amafaranga n'icyo akora ko bitabareba. Ni nyuma y'uko mu minsi ishize yujuje inzu nziza y'agatangaza yakomeje kugenda itangaza abantu benshi, hadaciye kabiri rero agahita anatangaza ko yaguze imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Mercedes 63 yo mu mwaka wa 2025, aho ihagaze agaciro ka miliyoni 322 z'amafaranga y'u Rwanda. Byatunguye benshi rero, ndetse bamwe ku mbuga nkoranyambaga batangira kugenda bibaza icyo akora ndetse n'aho yabakura aya mafaranga ye. Nibwo rero yahise aboneraho, cyangwa ubwo yari yitabiriye ibirori bya Gala Silver byabaye mu ijoro ryakeye, Miss Mutesi Jolly yabajijwe iki kibazo cy'abantu bibaza, maze avuga ko aho akura amafaranga hatabareba. Miss Mutesi Jolly yavuze ati aho amya amafaranga ava ntabwo habareba, ntabwo nabibonye, ibyo nta bwenge burimo, ubundi se bibareba iki? Miss Mutesi Jolly rero yakomeje kugenda avugisha abantu benshi muri rusange, dore ko n'abakunzi be bakomeje kugenda bamuvugaho amagambo menshi, bakomeje kugenda bamutangazaho byinshi muri rusange. Mutesi cyangwa Miss Mutesi Jolly niwe munyarwandakazi wa mbere witabiriye Miss World, byari 2016 ubwo yari amaze kuba Nyampinga w'u Rwanda yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru rero ikomeje kugenda ivugisha benshi, by'umwihariko mu myidagaduro, aho Miss Mutesi Jolly amaze iminsi avugwaho ibintu byinshi cyane bitandukanye, aho abantu benshi bakomeje kugenda bahwihwisa ko ibi bintu yaba afite abasore cyangwa abagabo baba babimuha. Ariko Miss Mutesi Jolly we aje kubabwira yuko aho akura aya mafaranga bitabarebaho na gato. Nabo ninjye twe turi kumwe muri aya makuru, nitwa Leo Dukuze. Ndabashimiye, icyo nakwifuriza ni uko wakomeza kugubwa neza. Niba ukunda ibyo dukora, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Thank you so much.